nk'urugero nguhaye ati we ntera inda nzicecekera n'itunga baza gutera umuntu inda ukaba uzi ko umwana ari ahantu utamufata uzi ko wataye umwana kandi uri umugabo kandi wa mwana ari amaboko yawe nk'urugero nguhaye ni gute ushobora gukora ikintu ikibi cyawe kizi hakanira cyangwa upfura kiza umuntu kuri sibyo nibyo niba uri umukozi wo mu rugo mu kinyabupfura shobuja akabona akeneye kusimbura nyokobuja mubwira uti byari byiza ariko isi igihe nyacyo kandi cya kabiri biragaragara yuko ntabyiteguye cya gatatu si urwego rwanjye kubijyamo ababyanga n'imbarwa icya kane kuba nkunda ni byiza ariko nkunze urukundo rudashoboka jya nakubwiza ukuri cyangwa gusobanurire cyangwa mubwire ariko se ubundi ubwo amaherezo bizaba ibi ariko amaherezo ni ugusimbura imabuja kandi ukazagushyira ko yasezeranye nawe se byihorera wenda mirakubwira impamvu yo guhakana udashoboye ndi kubyumva kugira ngo ufate umwanzuro mu buzima rega bwira umuntu ngo no ikintu iyo bivuze ngo umwanzuro ni ukuvuga ngo ni mekanizme no guswicinga kandi kuva mu cyerekezo ugana mu kindi buri gihe bisaba imbaraga z'ibitekerezo zo kwitonda zo gutekereza kugira ngo ufate risk nicyo tubyita take a risk okay sindi busambana ranyirukana aho kugira ngo sambane ndagenda kandi baravuga ngo no risk no story kandi yakubwira uriya muntu ubwiye uti no ntabyo nkora iyo gihe arakubaha bazakora ryari iriga buri utirukanye umusore imyaka 25 wabukora gusa ajye gushaka ubuzima umuntu atagira ibase n'igikombe n'isafuriya azakora ryari kintu ushaka ubuzima ntaga imyaka niba ritemeye ko wakuze nyine wakuze benteye nawe wagize gute wakuze ibyo udashoboye ntukabyemere yego ntugahiga imihigo y'ibidashoboye icyakenda itoze gutandukana n'inshuti z'indyarya zikunda kurya amafaranga abagushakaho ibintu n'abashaka kugira ngo bakugire impamvu yo kugira icyo bashaka abo barahari kizayo ujye ukora ibyo iyo umuntu anuka mu kanwa n'ibintu bibiri ni umwanda wo mu kanwa cyangwa n'igifu yego umuntu uhumura nabi mu kanwa ni ibintu bibiri gusa abarwayi ni umwanda wo mu kanwa cyangwa igifu cyangwa arwaye igifu igifu ujya kwa muganga mu kanwa akora isuku iborosi kandi niba uzi ko hajya hakugora gira akantu ushyiramo gahumura kandi niba uzi ko ugiye kuvuga menya wowe kujya gusakuriza abantu yego ntarajara guhobeye n'ibitoki so kwimenya iyo tuvuze kwimenya harimo ibintu byinshi ni cya kiganiro tuzaganira nakubwiraga ndinde shoboye iki ndajya he ese nzabigeraho ninde tuzabijyanamo ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka gusuze ngo ikaze nanone kumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka aho uri hose twumva uvuga kandi ukanumva ururimi rw'ikinyarwanda twifuriza kugira ibihe byiza twizere ko umeze neza abatameze neza reka tuvuge ngo namwe tubifurije kumererwa neza birashoboka ko uyu munsi waba utameze neza ariko ejo ukaba wamera neza kuko nibyo tukwifuriza yego amazina ni Jerry n'ubundi turagarutse mu biganiro byacu bya buri munsi mushumba waramutse neza yego ndashima Imana naramutse amahoro yego kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu amen nishimiye rero kongera kubana nawe mushumba asengesha aregereje iminsi irimo iregereza amasengesho agira ati ntubyambike
ntubyambukane nanjye hari ibyo ngomba gusiga ariko muri uyu mwaka bigomba gusigara noneho ni hatari Imana iguhe umugisha urakoze cyane seeds of joy barahari cyane na wa mwana dukunda kubasobanurira nawe amerewe ate nkunda kubaza mushombo biracyavunanye ariko umwana ameze neza ubundi kwitanga no kwigomwa so gutanga ibyagusagutse ndashimira abantu bagiye bamfasha kandi bira ko umwana ameze nk'uko ubuyobozi bubimbwira by'ibitaro nge aho ahari mfite wongera ntuma kubera umwanya mbaramuke ariko umwana araho yego kandi n'umubyeyi nawe arimo aroroherwa buryo bigaragara ko bizagenda neza yego urakoze cyane rero mushomba iki cyumweru cyari cyuzuyemo ibintu nyine abantu bagomba kwitondera cyangwa se bakanareba ibimenyetso inzozi nyine twakoze ku mpande zose ariko uyu munsi nanone ndagira ngo unyemerere twongere tukubaze kuko twabonye ibintu bitandukanye twibanda kuri karande ariko nagira ngo nkubaze mu gutinda gufata imyanzuro mu kuzarira cyangwa se mu kuyifata uhubutse sinzi ukuntu uri bubidusobanure ntibishobora kuba bimwe mu bituma umuntu karande izakomeza kumwizingiraho cyangwa se izakomeza kumubaho yego nibyo turagira ngo dufate noneho mu rugero rwo mu mifatire y'ibyemezo abantu bafata bitandukanye urakoze cyane Imana iguhe umugisha nongeye gusuza kuri kimwe bw'abera ministries kwiri ni ishuri diplome baguha nuko ukemura byinshi mu buzima bwawe turashimira abantu Imana yashubije ababonye abana babonye akazi abonye imibereho ababonye permis abari bagiye kwera bakagarura ubuzima bwo bakumva banezera batangiye kwigirira icyizere abonye ko byose bigishoboka Imana ibaha umugisha turashoje umwaka urenda kurangira ariko bakomere n'undi utaha ntibagire ikibazo rero by'ukuri gutinda gufata icyemezo gutinda gufata imyanzuro kuwufata wakererewe no gutinya amaso y'abantu ni bimwe mu bintu ushobora kuzamura za kanade zikagira ni nabyo bintu ushobora gutuma winjira mu byaha gutinda gufata ibyemezo yego rero ibyo bigira ingaruka rero kugira ngo ubashe kubikira hari ibintu ugomba gufataho umwanzuro mu buzima bwawe cyane ikintu cya mbere jya ubanza Imana muri byose mbere yo gufata imyanzuro y'indi ari yo yose banza Imana mu bintu byawe byose Imana mbere umuntu aho yakwibaza ngo Imana imbere se gute no kwisenga no kuyubaha mu gitondo ukabyuka mbere yo kureba muri teremusi mbere yo gusakuza mbere yo kujya kuri WhatsApp mbere yo kujya kuri SMS bakwandikiye mbere na mbere Imana uvuga uti Imana ngushyize imbere y'ibyanjye uyu munsi ndakumurikiye bivuze ngo isengesho rya mu gitondo ugishyira ibirenge hasi ntirikabure ni umwanzuro kandi mwiza yego ni icyemezo ni decisive yego watahunyiza ufite ibitotsi wiryama utavuganye n'Imana yego mbere yo kugira ikintu usaba umuntu ubanza ugisaba Imana inyuze muri wa muntu Imana nivugiro yo kuyo twitangaho urugero nta kibazo Imana ngiye kwa Geri ndamushaka iki kintu Mana ndabizi neza kutamukoza ku mutima ntiyakimpa sinzi ko nagifite kandi koko ariko datubanira Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka nta nubwo agushinzwe reka cyane Nehemiya baramwatera ko Nehemiya ko ufite agahinda habaye iki amubwira iby'amarembo ngo saba icyo ushaka ngo mbanza saba Imana mbona kubwira umwami uzasome mve niko Nehemiya byagenze yamubwiye ati nabura gute kubabara kandi amarembo yose arimo yarahiye ati ngo nsaba icyo ushaka ngo nuko mbanza nsaba Imana mbona kubwira umwami icyo ashaka uzi ikintu yamukoreye yamwandikiye urwandiko rwo kujya gusana ariko amukorera akantu gakomeye amuha urwandiko ruvuga ngo bazaguha ibiti byo mu kibira byose uzashaka byose we yijurije umubare ariko asaba umwami ariko mbwira ati bazaguha ibiti 10 ariko abanza asaba Imana yego ikintu cyose ukora mu myanzuro ugira cyambere Imana kurya Imana kunywa Imana kwambara Imana kugenda Imana gukunda Imana kandi ntibigorana ibintu tuvuga ushobora kuvuga mu masegonda nk'atatu ubundi abantu bajya bavuga mushumba uhora ubivuga ariko nyine abantu ntago turabishyikira hariho abantu bazi gusenga rwose nakwicara nkumva n'amagambo bari gusenga nkavuga ni yewe ubu sinjye yanyumvise wumvise amagambo yavuze
wabonye igihe yamaze asenga wumvise n'amagambo ikibonezamvugo yabwiyemo Imana. Ntabwo Imana ireba ikibonezamvugo, ntiba n'igihe tayimu wasenze yabwiye amagambo kavuga ati Imana ireba umutima usenga ko biravuze ngo arayibwiye pe niwe wibwiye, yabwiye amarangamutima y'iki gisaraseka. Ubundi Imana ireba ibintu bitatu, ireba uyibwira ninde. Zabyo tunakora yaravuze ku murongo 5 ngo cyo gutuma umukunzi w'Iteka akwiye kumusengera igihe abonerwamo. uzi ko hari igihe umuntu asenga we na ya maganya yawe na ya magambo yawe makeya n'amarira ugahiturira ukavuga uti reka nsigare numva uriye ndumva ari ufite byinshi byo kuvuga, ugasigara wumva ikibonezamvugo ari kuyibwira ukavuga uti amina. Imana ntiyumva ikibonezamvugo nabikubwiye. Yego. Imana ntitinda ku masaha umaze usenga. Imana yita ku bintu bibiri. Nabwiye ngo za 3:2 hahirwa umuntu utabarwa gukiranirwa, hahirwa Uwiteka atabaraho icyaha ntimone gucumura. Umurongo wa 5 akavuga ngo hahirwa umuntu ngo niko gituma umukunzi wawe akwiye gusengera igihe ubonerwamo. Imana iboneka sangahe aho iboneka, nimwe yavuze ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Yego. Imana izi uburyo uyikunda. Kabiri, kudondobekanya amagambo ikibonezamvugo ntibikore icyo usengera. Urasengera icyo kuri cyangwa niwe wakiciye cyangwa uri mu ntambara. Sibyo? Yego. Ese icyo ushaka gusengera gifitiye inyungu Imana n'abantu? Ko burya Imana ntikora ikintu cy'umwe gusa. Burya ikiri bugukorere cyo ari inyungu no ku bandi. Yego. None ugasanga urugero umuntu yiciye ikintu ngo Imana bihindure. Nk'uwambwiye ngo nimusengere ngo arankurikirana ariko reka nifate. Arankurikirana cyane. Yeho rero. Kwibaza umusaruro w'urukundo ndasenga ngo bigende bite. Kandi twabaga nyine. Ni ikibazo kimwe kiri aho ngaho. Urumva rero ukabuzi gusenga kudondobekanya kugira gute tubyita gukirigita amarangamutima yawe nayo muri kumwe. Yego. Ku kitari cy'isungwa n'amahanga idatestereza abayisunga isimbuka nk'impara Mana y'urukundo inganza marumbo bise bihuriye n'ikibazo mfite. Nabango Mana nkeneye amafaranga ndashonje kandi ngiye gusahuza Jerry umunyemerera mukore ku mutima yampe natayampa kandi ayankurira. Urakoze Mana. Ibyo neza ko nyibwira ikimbe wajigenje gutondoka amagambo y'iki sanifi y'igitarama usimbuka nk'imparage yo mu ishyamba uri gitangaza mu gihe cya David warabonetse mu cya Simiyoni araboneka witwa ndiho korera ujya gusura ukatinda gutira imfizi bakaza bakayitwara navuze ikindi ku mutima. Umugabo umwe yazindutse agiye gutira imfizi arangije abanza kuvuga amagambo menshi haza uw'inkwati kiraki mumpeze imfizi inka yanjye nabo byakunze batitwara atari ko nanjye narinje abanza amagambo. Imana bwiza umutima bwira Imana ukuri kurimo. Isengesho ntirimara igihe kubera umwanya maze urivuga, rimara igihe ukuze icyo ushaka Imana byizeye kandi ukanakivuga. None tuvuge ndwaye indwara Mana yanjye ndabizi mu gihe cyo kukidendeza uributse Imana yarabyibagiwe ntibizi ahubwo urimo urakaraga amarangamutima yavunika. Mana ndwaye ibi nibi ntabara ndarwaye gutyo kunuku waravuze ko uzabana nanjye nasanze uri amagabo mukunda turabana sinigeze niyandarika urabona ko yanyanduje indwara Mana nkize ino ndwara nkuraho agasuzuguro. Niba narishoye agaca kandeba nti Mana umbabarire uburangare bwanjye n'ubuswa ninjye wigisha imbabazi zingirira neza ntabara. Keneye umugore ngo Mana uzi ko ndi umusore ese ntikuzi nyine irabizi ko uri ibwira ikibazo ufite va muri ubwo burofa bwawe. Bisoye iminota ingahe Nshuti yanjye gusenga Imana uyisaba ntagiye bisa so fast imbere na mbere Imana. Kabiri, yego, ntugatakaza amafaranga yawe wihonga ushanga abantu bagukunde ngo abantu bakwemere ngo bemeze ngo ugire gute. No, ugukunda nta gukunda kubera icyo ufite. Kwisempa gute jeruri hehe dusangira agacyayi. No, so kwisindira cyane. Nyine ubwo mbati gutekereza urumva ibyo bintu ariko kujya gutakaza amafaranga ubushobozi bwe wihonga wisempa wiyegeka wiyemeza kugira ngo abantu bagukunde bakwemere bagusure bagusange. Ibyo no kutafata imyanzuro no fata umwanzuro gishora imbaraga aho zikenewe nta gihombo nko gutakaza imbaraga aho zidakenewe. uratagangara nta gihombo nko kujya udashaka.
nta gihombo nko kurira nko gusekera aho bashaka kurira, nta gihombo nko gusura abatagukeneye, witakaza ubushobozi bwawe budakenewe, wigura urukundo, wigura ubushuti, wigura inzira, iteka azakujya imbere hataringaniye agire gute haringanize haringanize ibihindizo by'ibyuma abicemo kangahe kabiri, inzugi z'imihinga zivaneho ngo aguhe ubutunzi bishe mu mwijima. Abantu batwikire kubera ibihindizo by'ibyuma hataringaniye. Njyewe kugira ngo ntakaze ibyanjye ngura urukundo ngwihomaho natakaza mfasha ababaye Imana ikazandeba kuko nashyize Imana imbere. Yego. Second, icya gatatu ukwiye kumenya, ntukajya unyurwa n'ubwenge ufite, jya uhora wengera ubumenyi, fata umwanzuro wo kongera ubumenyi. Update yourself. Ubumenyi. Kamera uyongereho, imodoka uyongereho, ibindi uyongereho n'ibindi, uhore wunguka ibintu bishya, umenye ibintu uri bukore, wikumva unyuzwa naho ugeze, kuko aho ugeze ahandi bageze, tera intambwe ujya imbere. Iki cyose ufite uburyo. Hari ibigombera kushyirwa minerval, hari n'abitabigombera. Ibyo nagusiganye ntaba ari byo ngusangana. Urumva wabuze icyongereza, AI ntizihari. Zirahari pe. Nta ujya ucanje. Buriya rero abantu bajya bibeshya cyane ngo AI nyine, ngo AI nayo ikoreshwa n'umunyabwenge. None se ntibazo kinyana gusubiza. Ikindi kibe ugomba kumenya hano, abantu bavuga ngo thumbnail hari ukuntu nkore ifoto nkayikoresha AI. Bitewe n'ibyo nshaka, nkabona yakwiriye ahantu hose bayifata bayikoresha, ntabaze ko nkoreshereje amafoto ngo wese se uba wayikoresheje AI we kutayikoze, ubwazishe kuyikora nanjye nzave muri Kenya master nanjye nyiga, ariko we kutayikoresheje nazishe kuyikora muri AI. Urumva ikintu kiba kiri kunguka iki? Ubumenyi. Narakubwiye ngo mu ishuri wize gufotora no gukamera, wize kwedita, nubwo nigeze rwose wapi. Bose hari studio utakoramo, ikoramo n'imiziki wayivanga, ariko buri kumaze kugira sound yabyo. Yego, olay musical, kumenya mukongereho n'ibindi. So uyigarukira, yes, ongera ubumenyi, fata umwanzuro. Icyaga ne ntugashyire inda imbere. Inda igifu kabanya ibyo bintu. Harantu bashyira inda imbere ngo ngwino tusangire, ngwino tujye kurya runaka, hano birahiye. Yego, kwirwa uryakagura. Yego nayawe. Yego, ariko hugira umwanya, gira gahunda mu byo ukora. Yego, erega azagutunga nayo ubitse sayoriye. agira akamaro nayo wabitse sayoriye. Simwe nabwiye nti urya igihumbi kikaba kigusohora hanze kwihagarika no kwituma, igihumbi cyinshi senkisa bwacya inzara ikakurya, ariko ijana wabitse rikakugurira umunyu cyangwa agasukari 500 mu mbeho. Yes, gushyira inda imbere. Iyo tuvuga inda si tuvuga, yego, ni nko gushyira imbere ibintu ugasanga warabirurumbiye, ntabwo ukeneye bwa bushuti, ni kugera kuri kwa naka kwabuza cyangwa nakahubuza, kagira ubwo ushobora gusanga ntabwo ari byiza. Muri make mvuga ngo wikwigana kubaho nk'abandi. Cya gatandatu, menya ko ibibazo byawe ari ibyawe bwite, buri wese azikorera umutwaro we. Buri wese azikorera umutwaro. Menya ko ni ibyawe bwite, si iby'undi. Bye nagufasha umusaraba, yego, ariko ntabwo nzawubambwaho. nawe ugutwaza, ariko ntabwo ndi bubambweho. Nzaguha umunsi umwe, ariko ntabwo nzaguha iminsi yose. Une fois ce n'est pas la coutume. Inshuro imwe ntabwo ari umuco. Nakwishyurira ukwezi kumwe, ariko sinzishyura inzu kuko ntabwo uri mu nshingano zanjye. Ibibazo byawe n'ibyawe bwite, ugomba kudiringa nabyo, ugashaka inzira yabyo, ugafata umwanzuro nk'umugabo. Warabibonye ko hari igihe umuntu umufasha rimwe akabigera nk'aho ari ihame. Aha rero uyu n'umuntu abarwaye, noneho bigahita. Njya natejaga umuntu, nari mfite imashini hari yawe nagiraga, yabaga mu rugo, hakaba n'iyanjye bwite nayo nsanzwe nkoresha. So
njyewe sinjya ntiza ikintu cy'abandi ahubwo nicyo nkoresha njye nkagutiza icyanjye kuko mba nzi ko nzadiringa nacyo nkakoresha iyawe arambwira iriya kutari kwikoresha wayimpaye nkaba nyine mba ndi kwikoresha mbwa ifate akajya ayikoresha umunsi umwe 2 3 icyumweru rimwe ndaza ndayifata biramurakaza arantuka kandi yawe antuka kuri mama ese wigeze umenya impamvu nayitwaye hari ibyo nshakamo niyanjye nyine ndayikoresha twara nyine amagambo mabi namwihorera ndayibika umuntu nyine uramukorera ntabwo ashimye ya minsi yayimaranye ahubwo yumvaga ko hari ibintu bimugenewe agomba kuyigumana bene nk'uwo n'ubundi ntabwo abona ko ikimukora gifite akamaro so rero ugomba gufata umwanzuro ukamenya ko ubuzima bwawe n'ibibazo byawe ni ibyawe bwite kuko buri muntu wese azikorera avuga ngo wikorera umusaruro ugire gutungurikira cye ntabwo twaza rwose ntabwo nawugumana rero igihe cyose uzumva ko ubuzima budepanda ku wundi muntu uzagira ikibazo shaka uko wikemurira cyane kandi burya niba ufite imbaraga zo kwikorera ibintu n'abantu baragusapotinga kuko bati mutanabikoze n'ubundi yagize gute yabibashije bajye bumva amagambo ya Yesu aravuga ngo ufite niwe uzahabwa ngo n'udafite n'uduke yaragize gute azatwakwa uzajya nko kuri abantu baranguza detaye barayanga barayiko aza agaciro k'ifaranga ryari kwinjira mbembe nigosorera n'ubundi se ko ntabyo nejeje ngo ukurusha yaba gutwara urutaro cyane bisobanura ngo n'ufite duke azatwamburwa bivuze iki ibisubizo mva mvugize ukuri amata abonekaho inka ziri si byo ubwatsi bubonekaho bahinze ubusiribateri bwawe ubukene bwawe urugo rwawe ubupfubyi bwawe fata iya mbere n'ibyawe ugomba kudiringa nabyo n'Imana yawe kandi Imana ikabigukuramo ntamugeze itererana yego hariho nabwiye ntari kubona inkozi ijambo rimwe yarimo asengera ikibazo ni Yesu yaravuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi kaba se w'imfubyi ukaba wujuje izo kondisiyo urariswa n'iki stand firm Natubwira ngo umugabo w'abagabo ngo ukuntu tuyo tumagarise ko ngiye kurara ubusa ati ndi se w'imfubyi umugabo w'iki w'abapfakazi none Yesu yakomera ko umuntu we agira ikibazo ahubwo ntuzaho guhagarara hari umuntu uhagarara mu mbuto agasengera inyama yego nasaba inyama mpagaze mu ibagiro da ntabwo byumva no kuvuga ngo uri gusaba ni nko kujya muri kenkayori ngo baguha amata ubundi umuntu utazi yajya ashakira amata muri kenkayori neza ubwo urumva byakunda agashakira imisumari muri dayari ukavuga ngo wabuze icyo ushaka ahubwo ntabwo uzi aho bagishakira yategeye indege Nyabugogo uzayitegereza uhebe yategeye ubwato ku kibuga cy'indege ube nka Mukamusoni wagiye imyaka ye yose yahinze mu zuba atavomera imyaka bizuma please ibibazo byawe n'ibyawe bwite abandi bagusapotinga yego icya gatandatu cya mbere jya wanga ibintu bitakurimo mu kinyabupfura pana kuvuga nabi ntabwo byakaga wumvise jere hagucitse jya wanga ibintu mu kinyabupfura niba udashaka gukora ikintu ngo no merci uransura oya ntabwo bikunda kubera iki urantunguye biranagoranye jya wanga ibintu mu kinyabupfura yego hari umuntu nangiye ikintu gikomeye ariko buryo nasaba ibintu numva ntafitiye uburyo yego ariko yabonaga ko mbishoboye ndamugana nese ubwoba nibimara kugira gutyo iyo nsini zitwa iyande kiba ari ikibazo kubwira umuntu ngo ni nk'urugero nguhaye ati we ntera inda nzicecekera n'itunge baza gutera umuntu inda ukaba uzi ko umwana ari ahantu utamufata uzi aho wataye umwana kandi uri umugabo kandi wa mwana ari amaboko yawe nk'urugero nguhaye ni gute ushobora gukora ikintu ikibi cyawe ukizi
hakanira ikinyabupfura kiza umuntu ukuri sibyo nibyo niba uri umukozi wo mu rugo mu kinyabupfura shobuja akabona akeneye gusimbura nyokobuja mubwira uti byari byiza ariko isi igihe nyacyo kandi icya kabiri biragaragara yuko ntabyiteguye icya gatatu si urwego rwanjye kubijyamo ababyanga n'imbarwa icya kane kuba unkunda ni byiza ariko nkunze urukundo rudashoboka njyewe nakubwiza ukuri cyangwa gusobanurire mubwire ariko se ubundi ubwo amaherezo bizaba ibi ariko amaherezo ni ugusimbura imabuja kandi ukazagushyira ko yasezeranye nawe se yabyihorera wenda mirakubwira impamvu yo guhakana udashoboye ndi kubyumva kugira ngo ufate umwanzuro mu buzima rega bwira umuntu ngo no ikintu iyo bivuze ngo umwanzuro ni ukuvuga ngo ni mekanizme ni uguswicinga kandi kuva mu cyerekezo ugana mu kindi buri gihe bisaba imbaraga z'ibitekerezo zo kwitonda zo gutekereza kugira ngo ufate risk nicyo tubyita take a risk okay sindi busambana ranyirukana aho kugira ngo sambane ndagenda kandi baravuga ngo no risk no story kandi ahubwo uriya muntu ubwiye uti no ntabyo nkora yugiye arakubaha arubiza ariko abati yego ahita kubona nk'iki hano kuri nawe niko yakoze jya umenya guhakana ibintu uranguriza no si ngombwa mwese wayabuze yo nateguriye ibindi uransura no kubera iki ibintu wumva udashoboye fata umwanzuro wabyo ngo wanga ibintu mu kinyabupfura ubundi si byiza kutongana nta mpamvu ushobora kuvuga nk'urugero umuntu w'amafaranga yarantutse agira ngo antekere umutwe namubwiye ariko ngira n'amahane burya ariko ashekeje ndamubwira nti nta kiri igitutsi ushigaje mu kanwa nacyo kimbwira nta n'ikindi arongera akagenda akongeza nta n'ikindi arongera niba bigushizemo ugire gute kopi si wampamagaye n'igihe mpamagaye akagenda byongeza ngo nawe wari wagowe wabira ibintu wayigize ese ubu ngubu hari kashe y'igitutsi ndeba nta n'inkovu yabyo nkubona umuntu yaramvuze ese yaramvuze warankomerekeje kandi nyiri byo kurya byo kunywa no kwambara icya munani ntukemere ibyo udashoboye bivuga ngo tuzareba nyine byihorere niba utabishoboye byihorere ushobora no kuba ubishoboye ariko ntawe ubifitiye akubona bitaza ntukikorere imizigo ikuvuna hari abantu bazi gufata imyanzuro ariko imyanzuro niyo turiho ntabwo yatumva muri bene wacu ariko enough is enough soka genda ujye gushaka ubuzima imyaka yo gukurira akuze ngo yirukanye muri nawe no bazakura ryari iriga buri utirukanye umusore imyaka 25 ubukora gusa ajye gushaka ubuzima umuntu atagira ibase n'igikombe n'isafuriya azakura ryari kintu ushaka ubuzima ntabwo ari imyaka niba ritemeye ko wakuze nyine wakuze benteye nawe wagize gute wakuze ibyo udashoboye ntukabyemere yego ntugahiga imihigo bidashoboye icyakenda itoze gutandukana n'inshuti z'indyarya zikunda kurya amafaranga abagushakaho ibintu n'abashaka kugira ngo bakugire impamvu yo kugira icyo bashaka abo barahari gizayo mwahuye mwasohotse mwanyoye mwariye ibyo itoze gutandukana n'inshuti zitari zo z'indyarya z'incakura bagushakaho ibintu baguhemukira bagutega imitego n'abahora buri gihe bashaka kwinjirira mu buzima kugira ngo stop rega buriya si uko ibyo umbwira gukora ntabishaka ariko ndabishaka ngo bigende bite mfite uzi intege iki cyanyuma jya umenya kubika ibizakurengera mu gihe cy'akaga jya umenya kubika amagambo atazagukubita mu gihe uzahuye n'ingorane yego ubwo harimo kutihenura hari abantu bihenura akavuga nabi akakubwira nabi
mwabaswa mwe muri abakene muvugana ejo agasanga niwe uri hasi aho ati ko namwihenuyeho ndabigenza gute jya umenya kuzigama amagambo uzavuga ntukavuga amagambo mbere yo kuyavuga nuyamara uzabura uzavuga ugeze hahandi jya umenya kubika inshuti gira ukuntu wirezeriva mu buryo bwawe menya kubika ibizakurengera mu gihe uzaba uri wenyine sibyo nibyo kandi amwangaje simukunda kandi igihe uzasanga inzira kwambutsa ikiraro ari we kandi avuze ko utamukunda bimugeraho uzakomanga ute ntabwo byakunda uzaca he uzamwandikira WhatsApp halo ko ntaguheruka okay nifuza ko tuganira okay okay shayira babaza nzagusure okay ubwo zagushimije iki ntacyo hano ngo akari muri temwe ngo nasi byo bavuze barabyibagiwe wisibiye amayira ngo mbigenze gute ibi bintu yego ni ukumenya gufata imyanzuro ikindi gite ngo treat yourself iyiteho ubwawe menya kwita kurya kurira ku gihe kwambara ku gihe gusa neza gaparufe keza mu bukene bwawe isura yawe imenye kuri ukwitaho kandi iyo witaho jya wiha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibikwiriye wikwambara udufunga misuzi kandi uri umusaza yego kandi arakecuye arashaje nkanjye wikwambara mini nta mitsi myiza nta maguru meza ukigira warashaje n'ingutiya ambara uhishe kwiyiza iki urashaje imitsi yabaye icyatsi kibisi kuri kwibintu ariko nibyo kimenya treating yourself mu myaka runaka barya gute ya banywa bati byiyiteho umenye ko ntabwo bakubikwitaho ubwawe karabasa neza cyajya muri salo yogoshesha yiteho niba nta bushobozi koresha uburyo bwawe kera mu cyaro cyo bita amagonde we ntabwo yazi amagonde ntuyazi so yamyavukiye muri Kigali ni amagonde ntibavugutaga bikasa nk'isabune ukabimeshesha kandi umwenda ugacya hari ibyatsi bimeze gutyo ndabizi umuntu ashobora kugira umwanda afite imyenda 100 ufite imyenda 2 akagira isuku ni bangahe bamesa imyenda nijoro bagacya bayambaye utabizi barahari benshi ari ugasanga mu isuku ye uko kari akenda ke yego cya kabiri akagira isuku mu kuvuga amagambo meza kandi mu gihe avuga ibicango biciragurika akabwiriza hanagura ibyuya mu kwaha ukabona arabomborekana ku ruhimbi uvuze gake byagutwara iki ntago bumva ese burya Imana wemeza abantu n'Imana kubera ko wabizi icyuya hose batose hari n'abaririmba bakorera igiko hejuru dukunda bakinaganika uravuga nk'urugero yakakubwira umuntu kamwe cyambere kwiyitaho niba uzi kugira impumuro mbi shaka deodoro ushyireho zanyeho niba ntayo ifite gira uko witwara hamugeze kunuka igikara neza ku rwego rutuma abantu tugiye kuzarwara umutima turamwicaza turamwigisha turamwira ngo igikara kibaho cyambere banza wiyakire ariko umuti cyukura 3 ku munsi kabiri wambara isengeri ifata icyuya cyawe n'amasogisi uyahindure 3 jya ugira indimu buri gihe ukoza mu kwaha kwawe 4 tumwereka akadeodora kazima mu gihe azada nta bushobozi afite ujye ukora ibyo iyo umuntu anuka mu kanwa n'ibintu bibiri n'umwanda wo mu kanwa cyangwa n'igifu yego hanyuma ariko ndakukumva umuntu uhumura nabi mu kanwa ibintu bibiri gusa barwaye ni umwanda wo mu kanwa cyangwa igifu cyangwa arwaye igifu igifu ujya kwa muganga mu kanwa akora isuku iborosi kandi niba uzi ko hajya hakugora gira akantu ushyiramo gahumura kandi niba uzi ko ugiye kuvuga menya wowe kujya gusakuriza abantu yego ntarashaka guhobeye n'ibitoki so kwimenya iyo tuvuze kwimenya harimo ibintu byinshi ni cya kiganiro tuzaganira nakubwiraga ndinde
nshoboye iki ndajya he ese nzabigeraho ninde tuzabijyanamo yego abyumvise ndakumva cyane aho rero numa yafata ibyemezo inzozi zizasohora uzagera ku cyo ushaka kandi uzubaka amateka yawe icyanyuma ntukigereranye mu buzima utabasha kubaho muri make ntugashaka kubaho ubuzima nk'ubw'abandi udashoboye menya revo yawe kuko bizagushyira mu madeni cyane kwikopesha inyama wariye dodo ni na nziza kurusha inyama byose ni byiza ariko dodo ni imboga neza ninde bari babuza kurya imboga kwa muganga ahubwo barazigutegeka ninde bari babuza kurya dodo kwa muganga kurya ubunyobwa kwa muganga nako inyama zitukura bagira gute barazikubuza so bajya gupingana bakurusha imbaraga ukanakaguza urukweto nanjye ndugure wahatagangara waguza urwinganiye nawe buri muntu mu rwego rwo buriya nkubwire iyo utarimenya umenya no kurimba mu rwego rwawe yego kandi umuntu ashobora kurimba mu rwego rwe pe iyo ugiye kwisimbukuruza ibintu biragusiga uratagangara none se ubu twemera ko buriya muri Kigali mu biciro biringaniye ushobora gusanga nka cappuccino ni hagati y'2,000 kugenda kugeza muri 2015 yego so none nawe uravuga ngo ugiye kubaka amateka unywere cappuccino handi ya 15 ntabwo bikora wajya 2,500 kandi ahantu heza bagatwara muri teka we yandi 17 ngo kajya mu rugo bakajya kuki wigereranya ushaka kwambara urukweto rw'ibihumbi 100 ukikodesha hano ubushobozi ijana ntabwo habamo nibura inkweto nk'eshatu kugira batavuga ngo dore gakweta aratambutse abwo kaba karakubayeho nk'irangamuntu icyapa ngo uriya mugabo wambara ipantaro itukura akura iginisi ya 70 wajya ugashaka amenye ukazajya unahinduranya bakameze kurwana ngo kwiyogoshesha muri salo z'ibihumbi 10 ntabigira ejo ukakwereraho ngo wampaye njya kwiyogoshesha wagiye mu bihumbi 2,000 ko naho bogosha yego barogosha pe njyamo icyatana ariko burya hari nacyo hano none se iyo usohotsemo hari ubimenya ko ari aho wavuye ariko ubundi ninde ushinzwe kumenya ko warimbye nawe cyo imenya no kwiyakira no guhangana n'ibibazo byawe niba hari ikintu giha agaciro umugabo no kugira iwe burya imodoka ntabwo wakwemera ko ikize cyane iwawe kugira iwawe kuyigira ukayiparika kuri sitasiyo ukamanuka n'amaguru yego kwigisha abana bawe gutunga urugo rwawe bakarya bakanywa kiyubaha kandi mu buzima urajya kugura inyanya zo muri supermarché wagiye ku isoko ryo muri karitsiye jya kuri marato baguha inyanya ndaburaye wowe nawe warimbwe sinari ndizi isoko bita ndaburaye urayizi ariko ndarizi ni isoko rirema nimugoroba bwije ubundi ni muri marato kuko baba biteguye kwiruka muri ndaburaye urumva kandi batanga nyinshi intoryi nyinshi umufungo 200 100 hano bakarya bagakora isosi ariko bigutwaye icyo ntacyo none nje kugusura ugiye kwikopesha inyama kandi nzi ko nje kugutera inkunga ubwo nunguri numpa inyama ukampa isosi ukampa iki ndabuguha iki ko wanyemeje ubwo nanjye nibyo narinzanye ndabyitwarira yego none se kunyemeje uvuga ngo uyu menye uriwe n'agaciro kawe n'urwego rwawe ubundi ikintu cya mbere dusoza Jerry ubundi kuri isi duhanganye nande it's me versus me wonderful nta mbabazi w'imbere ahanganye n'uw'inyuma nta n'ibindi uw'inyuma ni satani ushaka kumukoresha yego uw'imbere ni umwuka ushaka kumukoresha ni gute nzirwanya kugira ngo mukora biri icyo kintu maze kugikora kuko nitwe nk'urugero muri iyo telefone yawe ntiwabura uko ushaka aho nshaka yewe nabikora iyo utanamborotse aguhamagara se utaramuboroka nshatse namwitaba cyangwa nkamwihorera nikoro n'ubuzima bw'umuntu bumeze icyo ukinguriye kirinjira icyo wimye inzira kirahagarara kumenya gufata ibyemezo ni umuti utuma ugera ku ntsinzi batabaye Imana ibahe umugisha Imana ibarinde mugire icyumweru cyiza umugisha Imana yo kuri mwe shalom